ko nyine kongera gusohora ikindi gisigo pe iminsi baye myinshi. Zamu we, Zamu mugabo yagiye hera Edibresi Karabe boss. Bino hakuno sha. Boss. Waje makuru yawe. Makuru ni meza. Nibiri kugenda. Miragenda nta kibazo. Ugarutse mu rugo rero. Nagarutse. Wihangane ko bari bakwirukanye. Nihanganye n'ubundi. Wihangane ko batakwakiriye neza ariko ugomba kubimenyera kuko ni akazi. Imbogamizi zose usanze mu kazi urazakira. Nta kibazo boss. Hanyuma rero njye nitwa Kim. Yego. Njye uzajya guhemba. Cyangwa cyose uzajya ugira kijyanye n'ubuzima bwawe uzajya uzundeba. Nta kibazo. Hari ibyo wemerewe muri uru rugo, hari n'ibyo utemerewe. Cyane rwose. Ntabwo wemerewe kuvuga ibintu byose ubonye. Yego. Ugomba kugira ibanga hano mu rugo. Icyo wenye kidakwiye kubibanga ukaza kukimbwira. Yego. Ko nicyo nkuzaniye aha. Uyu muryango ndimo urasa n'urimo ibibazo. Ariko nashaka ko bikemuka nta wundi muntu hanze ubyivanze. Ubwo rero kuba nkwinjije mu muryango ngo uze ubumwe muri twe. Yego. Biragusaba kwitwararika no kugira ubwenge. Yego. Nzaguhembera igihe nukora amakosa nzaguhana. Yego. Rehema nimuzajya mugira ukuntu mushwana. Byo mwihanganira niko ameze. Yego. Ntabwo ukunda kumvikana ariko ubusanzwe ni muzima. Ko nabonye se anakaze boss. Arakaza ariko mugomba kumenyerana ko mugomba gukorana nyine nicyo waje gukora. Ntacyo ngiye nta n'ikibazo mfite rwose ariko pe aragoye mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo harya hari abakoraga baguhembaga ngahe? Rero nakoraga baga 70. 70 yose cyangwa urambeshye? 70. Bakanagutunga byose? Ntacyo nzaguha 90. Yego. Inshingano zawe nta zindi no gushaka no gutunganya ibyo kurya amafunguro. Yego. Ugakora amasuku. N'ibyo gusa ukananshakira amakuru abantu bose baza hano. Yego. Ubwo abagenzwa na kamwe. Amakuru yose uzakira muri urugo uzayabikuza uyambwira. Nta wundi muntu ugomba kumenya ko hari undi mubano nge nawe dufitanye wihariye. Cyane rwose. Inshingano zawe rero nizo uzajya ukorana na Zamu mujye mwumvikana. Yego. Kandi ujye ukora ibintu byawe ku murongo. Cyane rwose. Uzabishobora? Nge nta kibazo rwose boss. Ko naje mu kazi se ntacyo bitwaye rwose ndabishobora. Sawa sawa. Hari icyo wansaba cyangwa ukeneye kumenya mbere yuko usubira mu kazi kawe? Nta kindi ndumva nta kindi kuko n'undi ngiye gutangira nzagenda mbimenya wenda ibyo nzakenera nzajya nkuvugisha nkuko wabimbwiye. Sawa uzajya umvugisha ibintu byose bizagenda neza kandi ntugire ikibazo. Yego rwose murakoze. Sawa usubire mu kazi kawe. Yego murakoze. N'inzira cyane nta gishobora gishimwa gishimo cyo mu bashirashaka gushengurwa. Sinzokureka kumusibira makuba yawe nzakurengera. Nubwo waririmbye urupangu ruteruisha meza bitese meza sawa ko waririmbye cyane wahimbara uririmba n'ibisi nta kumva rwari nawe wa mukobwa wamwibagiwe se uri hano sinaniririmbira mu gihe nyine atari mubonye bagize ngo sinakwiruka waye guceceka byatari ariko wabonye uburyo yarebanaga n'icya gitipe cyane banza agikunda uko bikose birashoboka twe mbona baganira byatari irabogari ntabwo harimo akantu irabogari ntiyagitesha ariko biramutse rimenye ukuntu ari shitani ntabwo byazavamo yahita yirukana ntabwo byahura reka ariko ubundi nkuriya ufite umutima umeze kuriya Imana yamuha umusore mwiza
Mwakuyagura. Sha nanjye sinzi reka tuyitega amaso tuzarebe. Sha umva. Ako baramubonye. Ndamuzi cyane Yewe niba ari umuntu wanyumije azanyiza hano. Sibyo? Niko. Uzi je twari kumwe namubonye amuherekeje. Uzi ukuntu bari bana. Yego? Byadanje. Nibwira byadanje byumve. Amureba gate. Cyoroshye. Cyane rwose. Niko bimeze. Ariko nore buri arakaze. Uriya uzamwitondere. Byore ko nanjye naramubonye. Ni intare twifitiye hano. Yingore wongereho yingore. Bizigeyo rero tuziranye buriya. Si wabonye ukuntu abo ikintu akora waramubonye ukuntu akaza. Abo buri ikintu nabonye. Ngarago ariko nanjye n'ubundi niyo gahunda njemo. Ndumva tuzatuma nukwitwarira akora kugiye musange muzi dufite ukuntu dukorana ubwo we nakubwira ko ugomba kwitwarira ko buri arakazi cyane. Nanjye reka igihe cyakora nzakurikirana iby'akazi kanjye. Yego. Bana ibindi n'umushahara ibindi ntabwo bindeba ibyo umugore n'abakobwa ntabwo bizi cyane rwose ariko umugore n'umukobwa ntabwo nzi. Uzamumenya ariko arakazi buriya cyane ariko giye turamenya. Gukora akazi rero kagakomeza ukakwitaho. Wabakingurira basoze ngo ko bari banaga cyoroshye. N'abakingurira bagiye. Ntabwo yamusezeye muri bwa buryo bw'abantu bakundana se. Cyane rwose. Yamusezeye ahubwo ni gukora ko aje asanga utarasoza. Yago hitana. Amapanye bava mugani wawe. Ko aje asanga nuru sinamukira pe. Kuri gasura. Sinamukira nanjye ariko ndisoza. Ngiye kubisoza rwose nta bintu nsigaje. Yego. Nta bintu nsigaje rwose. Ndikubona imishyikirano kundeba. Ubwo se ugiye he kandi? Biriya si byo mba mvuga sa, si byo mba mvuga. Ubu se kandi mukozeho? Ntabwo mukozeho mawe. Mukozeho. Arifashe aragiye. Nagize ako buriya singwa neza mu nkabizira. Ushobora kuba gutinya ariko ukurikije uburyo abona ashobora kuba gutinya ariyo mpamvu. Anizanye cyose kutanyina. Ese ko twamenyeranye uko bizi je naratuamenyeranye. Ibyo ngibyo tunabyoreye nakazi ke nashaka turongera asubire. Sa ubundi kagushimire. Ubundi abashyitsi nkabara nibo mba nshaka kukingurira. None uranyimiye kabisa. Hariya ewana. Ubu none wambwira ngo urare hehe? Sura sanzwe urara hariya ku gipangu. None ntabwo uburenganzira nakubwira ati ngwino mu nzu wiryamire wumva utuje. Uranyimiye noneho. Yego. Uriya n'uzajya unamubona anatambutse ujye umuga ati ntabwo wadusura sibyo ndabikwemereye hariya. Urakoze mawe ja. Haramba nakwemereye ubu cyaze ikintu kimwe. Wanjye winjiza imbobo kandi igisekeje imbobo muraserera warangiza ukazinjiza buriya nawe mwaserera. Gusa nanjye ariko buramba ndi mu kazi mawe. Ngira ubundi ukuntu byagenze kugira ngo yinjire nyine aze wamuzengereje umutesha umutwe. Yego cyane rwose ariko nanjye yamaye gusobanura numva nibwo niyo mpamvu namukingurije. Nguhe rero gasupa. Yego. Uriya najyaze. Yego. Ujye umugati umuryango nguriye. Yego. Urabyumva neza? Ndi kubyumva mawe ja cyane. Uraje ugende na kiriya gihugu ntazi iyo mwakuye mugenda hariya. Turabyumvikana? Turi kubyumvikana mawe ja ubizi ko nkuba. Umva uriya muhungu none se nka buragiye tumusubire. Agiye he mu by'ukuri? Turakurikirana ntabwo nanjye mbizabona ko agiye nawe uri kureba. Genda ujya kumureba umugaze akora ibi bintu vuba vuba. Yego yego. So nako mwana yanjye. Aha. Njye nubwo ntabwo mba mbyumva. Ibikiza utaba wumva ariko aho wahereye wagiye. Njye ndabirambiwe. Abantu hano urazana ukanturaho. Muri kampani sigera Rehema. Ariko umva njye ntukanzibishe. Uranyumva? Ntukanzibishe. Ushaka kugira icyo mbwira tuza vuga mu ijwi rito twumvikana. Mwijwi rito mvuga mwijwi. Narakoroheye buriya rero ugira ngo. Njye nagira ngo umenyeshe ko ubu ngubu ari njye nawe ibi ndabirambiwe. Abantu uzana hano ibintu byose ukora ntabwo njye ndabirambiwe. Rehema. Cece kunyuma. Wigize umuntu uhora uvugira hejuru iteka ryose.
mvuge hejuru kangahe numva nkubwire nisoza kuvuga uransubiza ngaho uvuga nk'ubu badusize hano kugira ngo tubane neza twumvikane utumaze tubana neza nyine ceceka maze nkubwire dusigare duhesha ababyeyi bacu ishema aho bari bumve ko abana batasize muri mu mwe ishema bayasha nyine nukuzana abantu utura hano ese kuzana udufasha imirimo cyo ni ikibazo ako umuntu udufasha imirimo iba hano ni iyi adahari ntabwo twayikoraga wabasha gufura wabasha gufura uburyo biri utereka inzara zawe wabasha gufura nabyifurira bataraza narabyifuriraga kandi nazamu akabimfasha muzamu rwose yarahaye tumusezerera agende se niwe uzasigara cyane rwose aho gutangira kuvuga neza kare ko sihera kumusezerera ushobora kuba ari ikintu uri kwikeka gituma ariko kiki njyewe icyo ndambiwe ni ukuzana abantu ubundi hano wajya habaye muri parike y'ibirunga rwose basigaye baza ubundi hano tugira ingagi tworoye ingagi mbimenye nshimye ko ndi musaza wawe ubu nujya ku mugabo ukwijyana amahana ameze gutyo ubu uzatinda rahira regura nabise kutabona nseka ngo ugira ngo rwose akoze ngo rahira uzatinda no kubibona saho urambabaza gusa umva ko ingereka nkubwiza ukuri pe nkubwiza ukuri ngenda birambiwe abantu baza hano cyambere cyo nta muntu nshaka hano abantu baza bitoratozwa cyake kintu cyako mubwira ibyo bintu rwose ndabihaze pe ndabihaze kandi ikindi nimba ushaka kubazana umbwira ujye usigara hano njye gukora njye muri company ngende nyobore then usigare hano musigare ushoboye iki se wajya gukora muri company ese undabizi ko hari njye uhishyura uzika hari iwanjye ariko wabonye icyo nkangisha ni wawe aho ji wawe ndabizi ni wawe hano ni wanjye ibyo bimenye kandi ugomba kuhaba nkuko ushyira ku murongo niba wanza amabwiriza kamubwire uzashake nawe aho ujya ufite amafaranga ntabwo wacu dukenye ugenda ujye kwibana aho uzajyana amategeko yawe ariko ubundi ibi ngibi kuvuga ngo aha ni iwawe wagira ngo si ibya papa si ibya papa ni ibya papa cyane rwose hanyuma wowe imitungo yawe uzagende umva nkubwire yewe ahubwo kanegame ibyo kugenda byo byibagirwe nkubwire hene njyahe ntabwo nzajya uzagushakira akazi keza akazi zakabone nta kazi nshaka nta kazi nshaka ngo nshakira akazi heza kuki utakambaye muri company sawa ngo nze tujye dukorana ubwo birahindutse winzengereza ahubwo naranzanira amazi ngishakira amazi yo kunywa ako rubanda kuntegeka urabizi ndonera amazi yo kunywa ndakwingiza ntongere kuntesha asundi wajya ubwira bari abakozi bawe bakayakuzanira mubwiye so yazana Edi zana amazi hano acanga kanyizanire amazi nayaza amazi nayaza umuntu akabahamagara ubundi akarinda gushiramo umwuka arinda ubu tujyaga tubisikana tuvanga ubugena naguhamagariye kuki yazanye nawe imbere utananira umwaka ako mwamupfa iki buri munsi ako dupfa iki wumvisha ko Edibless nta kibazo agira ko ari umwana utuje mwamupfa iki buri munsi wajya uha abantu amahoro jya ubivugishiriza ese ubona azashobora kuba nibura n'iminota 2 y'umutuzo birambi ujye ubivugishiriza ntibakanira umwaka aha narakubonye ntiwambonye ituze umva ujye ubivugishiriza ibyo ngibyo rwose ndabirambiwe aha nzabandi abakozi wanzaniye rwose ubu zikirahure uri kunyweramo ukuntu ugisa Edibless ko kazi nzikagira isuka n'isuka ari ikintu cya mbere na musabye ngaho inywere umuhungu mwiza imeze gute se ibirahure barapfubya nibyo mubwira aha kutaba wabikoze wowe ntabwo usaba bazaniye iki njyewe ndara mu masahane nuname mu myenda urabikora se byo byo urabikora njye ntabwo najya kunama mu myenda no mu masahane warazanye abakozi
mvugisha ibintu byinshi inkwere ngaho inkwere nta kibazo nurwara uzajya kwivuza n'ubundi sinabonye ufite za maganga kanigendera za maganga ni za maganga nazubona ari kanigiye kwiryamira nutangumwe cyangwa ubireke boss buretse boss ndaje genze bitese Dibrese oui boss naje bigenze bite amazi ko yatwaye amazi arahari nta kibazo dore ngaye amazi arahari kuki yaguraye oya amazi kuntu byari bigenze ikirahure ntabwo cya kimeze neza nayo imanje kujya koza cya kintu cyari gihari nakubwiye ko uzajya wita ku isuku mwana buriya uzajya wita ku isuku sinzi ikibazo ufite nari napfuye gutera icyari gihari ariko niyo mpamvu mise nihuta ngo nze mbigurane kugira ngo utaza kunywa amazi yanduye Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. kubuse koko ari muganga namubwiye amabanga yanjye yose mutuma kuneka umuntu ndangije mbona bahuye mu buryo budasanzwe barakata ari kungambanira bashaka kundya amafaranga yanjye undi guhungira aho ari we wese ari kumpemukira akantengo akambera indyarya mushiki wanjye nawe tubana mu nzu hafi kunyica yanduze ubuse koko ndabuwande ninde se wo guhungiraho ubundi akundi nkure muri net ubundi ngende mpangane nabo babibone